turema ari bizi neza ko Satani ahari, yari bizi neza ko umwanzi ahari. Kalura TV. Twongeye kugushimba, tugushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe udahema kutugirira. Abanye natwe nyagora ku ngoma Imana wakoze ibikomeye. Twongeye kugushimira ko duhaye aka kanya ko kongera kuboneka kuri Karuhura TV. Data twese mwiza ndakwinginze kugira ngo bane natwe, imbaraga zawe zibe kuri twe, Mwuka Wera tuyobore cyo dutatanya n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Reka wigaragaze kandi werekane kuko ushobora byose, Uwiteka urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ni Pastor Karuranga. Yego. Cyase Rivera Pasteur Karuranga. Tugwaye ikaze rero shuti za Karuhura TV, nge mwumva ni Samuel nk'ibisanzwe, tudatinze rero ikaze ryo urarihorana. Urakoze cyane Samuel. Imana yo mwijigwereza umugisha kongera kudereza ikaze kuri Karuhura TV. Twongeye kubasuhuza nshuti bakundwa, nshuti z'umusaraba. Twari tubakumbuye kongera kubana namwe. Rero tugarutse kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana nituryizera niryo rizatubatura. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none nifuje kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Imana yo mwijuru tugirire neza cyane. Reka nubundi tudatinze dusomye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa 26. Hanyuma turi buze kongera gusoma kandi muri Yohana igice cya mbere guhera ku murongo waho wa mbere. Imana yo mwijuru itugirire neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ikiguruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imwakire neza ijambo ry'Imana. Reka kandi n'ubundi twongere turebe ijambo ry'Imana dusanga muri ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho cya mbere. Imana yo mwijuru itugirira neza. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere n'umurongo wa mbere avuze ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Imana yo mwijuru itugirire neza cyane. Reka tuganire kuri ayo magambo. Imana yo mwijuru ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu. Ijambo nshaka kugira ngo nkubwire cyangwa nkuzane uyu munsi, nagira ngo nkubwire ngo uri umushinga ukomeye cyane w'Imana, cyangwa se twebwe abantu turi umushinga ukomeye w'Imana, kandi umushinga Imana itigeze yemera yuko ube wayihombera cyangwa se ube waferinga. Imana yo mwijuru itugirire neza cyane. Rero bivuga ngo niba turi umushinga ukomeye w'Imana, nicyo cyatumye Imana nayo yita ku mushinga wayo, igakora ibishoboka byose kugira ngo uyu mushinga ugende neza. Nzi neza yuko twese turi abantu, kandi iyo umuntu atangiye business cyangwa se umuntu atangije business umushinga, abasha gukora ibishoboka byose kugira ngo umushinga we uzagende neza. Imana yo mwijuru turengere kandi Imana yo mwijuru turwanirire. Ni ukuvuga ngo iyo utangije umushinga, yaba umushinga w'ubucuruzi, yaba umushinga w'ikintu runaka, byanga byakunda ukora ibishoboka byose kugira ngo umushinga wawe uzagende neza. Ndetse
mbere y'uko umushinga utangira habaho icyo bita bije. Ukora bije yo kugira ngo umushinga wawe uzawutangire uhereye mu ntangiriro zawo kugira ngo uzagende wunguka uko bwije ndetse n'uko bukeye. Hanyuma rero bivuga ngo uko niko n'Imana yacu yateguye umushinga wo kurema umuntu cyangwa se wo kuturema. Imana irangije imaze gutegura uyu mushinga ikorana bije y'uyu mushinga uburyo uzabaho. Imana yo mwije tugire neza cyane. Imana irangije iricara. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritubwira uburyo Yohana yagiye mwiyerekwa. Amaze kujya mwiyerekwa ngo Imana iramwereka, imaze kumwereka imwereka uburyo umuntu agiye kuzamera. Ngo arangije ngo Imana ibaza abakuru, ibaza abazima, iravuga ngo ninde mu bizima, iravuga ngo ninde muntu wajya gucungura uyu mwana w'umuntu cyangwa se wajya guhagararira umushinga wanjye natangije kugira ngo uyu mushinga wanjye utazarimbuka, umushinga wanjye utazaferinga, umushinga wanjye umwanzi ahagurukiye utazabura uburyo ubaho neza hanyuma buhabura n'umwe. Imana irangije iravuga uko byagenda kose nubwo habuze n'umwe, nzi neza ko umushinga ninjye wawutangije. Ubwo ari njye wawutangije rero ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mushinga wanjye utazananirwa, kugira ngo uyu mushinga wanjye ntazaba nararuhiye ubusa. Irangije iravuga ngo byanga bikunda ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo mbone wacungura uyu muntu. Imana yo mwije tugire neza cyane. Rero bivuga ngo muntu nkurikiranye ndagira mubwire ngo ntukajye wisuzugura kubera yuko uri umushinga ukomeye w'Imana. Kandi Imana ijya kukurema yabanje kugutekerezaho. Imana ijya kukurema kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Bivuga ngo uyu mushinga Imana yarabanjije iricara ifata igihe cyo kuwutekerezaho. Imana yarabanje iricara ifata igihe cyo kugutekerezaho wowe unkurikiranye. Wowe wa mama we, wowe wa mugabo we, wowe wa musore we, wowe wa mukobwa we. Imana ijya kukurema yabanjije kwicara igutekerezaho, itekereza uyu mushinga, uburyo uyu mushinga uzabaho, uburyo uyu mushinga uzakomera, uburyo uyu mushinga ndetse n'ibyangombwa uyu mushinga uzakenera. Imana yabitegura ibishyira ku murongo. Imana yo mwije tugire neza cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ngo Imana ngo ireme umuntu, iravuga ngo tureme umuntu hanyuma agire ishusho yacu ase natwe. Ase natwe. Icyambere ntabwo yari yakoze umushinga gusa, ahubwo umushinga yawisanishije. Yisanishije n'uwo mushinga igiye gukora. Imana yakwisanishijeho kugira ngo tugire isura yayo. Imana yo mwije tugire neza cyane. Imana irangije kurema umuntu, ijambo ry'Imana riri twasomye ryatubwiye ngo mbere na mbere ijambo yahozeho kandi ijambo n'uwo n'Imana yahoranye n'Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Imana yo mwije tugire neza cyane. Ndashaka kugira ngo nkwereke uburyo umushinga Imana yari yawizeho, yawunonosoye, yamaze gukora buri kimwe cyose, yateguye buri kimwe cyose uyu mushinga uzakenera kugira ngo uyu mushinga utazananirwa. Nubwo bwose ijya kuturema yari bizi neza ko Satani ahari, yari bizi neza ko umwanzi ahari kugira ngo azabashe kunaniza umushinga wayo. Irangije rero uko byagenda kose nubwo umwanzi ahari, nzi neza yuko ngomba gutegura buri kimwe cyose. Muri cya gihe umuntu yabaga umucungura, irangira ngo ni njye wamuremye kandi muremesha ijambo ryanjye, muremesha imbaraga zanjye, muremesha umwuka wanjye. Iyo utangiye gutangira ku gice cya mbere havuga ngo mbere na mbere Imana irema isi n'ijuru, ngo ariko isi n'ijuru nta shusho byagiraga, ngo umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Yesu nashimwe. Bishatse kuvuga ngo yaba umwuka w'Imana, yaba Imana ubwayo ndetse n'ijambo ryayo mu kurema k'umuntu byari bihari. Imana yo mwije neza cyane. Kandi mu gucungurwa k'umuntu none kandi ibi bintu nkubwiye mbere byari bihari. Imana yo mwije tugire neza cyane. Niyo mpamvu yafashe ijambo ryayo irihumekera muri Mariya. Uyu Mariya amaze guhumekerwa muri ijambo ry'Imana, kuko Imana yamaze kubona ubuzi wajya gucungura umuntu, iravuga ngo ni njye wamuremye kandi mu kumurema namuremesheje ijambo ryanjye, niyo mpamvu ngomba kumucunguza ijambo ryanjye. Imana yo mwije tugire neza cyane. Irangije kuko yateguye umushinga wayo neza, ifata ijambo ryayo ishyira mu kanwa ka marayika, iravuga ngo ngeze mvugane n'umwari Mariya. Aramanuka avugana n'umwari Mariya, aramubwira ngo umva Mariya, urahiriwe mu bagore bose kuko
ngutumyeho uzasama inda uzabyara umwana w'umuhungu kandi uwo mwana azagira amahanga azaba umuco w'amahanga yose uyu mwana azacungura amahanga Imana yo muje tugire neza cyane hanyuma Mariya akimara kwakira iyo nkuru yahise asama Yesu Kristo yinjira mu nda ye kubw'ijambo ry'Imana ijambo rimaze kugera mu nda ya Mariya rirakura rihindukamo Yesu Imana yo muje neza cyane hanyuma Yesu uyu nguyu amaze kuvuka atangira abwiriza ubutumwa bwiza kuko yari ari mu mwanya wo kubwiriza cyangwa se yari ari mu mwanya wo gucungura wa muntu yari yararemye wari warabuze uwamucungura Imana yemeje tugire neza cyane rero niyo mpamvu mubwira ngo nkurikiye uri umushinga ukomeye uri umuntu udasanzwe ku Mana niyo mpamvu mubwira ngo ntukajye wisuzugura ahubwo iteka ryose uzirikana ubuntu Imana yakugiriye uzirikana umwanya Imana yafashe kugira ngo ibashe kumanaginga umushinga wo kukurema Imana yemeje tugire neza cyane kugeza uyu munsi wa none kugeza uyu munsi ndagira nkubwire ngo nshuti yanjye sinzi impamvu Satani aza akaduhuma amaso sinzi impamvu Satani aza agashaka kugira ngo atwereke ko Imana yaturetse agashaka kugira ngo atwereke ko Imana idashoboye ariko nagira mubwire ngo Imana irashoboye Imana ni inyembaraga Imana ishobora byose Imana ijya kukurema ntabwo ari yawe ntabwo yahubutse ni ibintu yari yabanje gutekerezaho hari igihe utangiza umushinga ukawutangiza utawizeho uyu mushinga ejo mu gitondo ukarangira ariko Imana yo reba igihe umushinga wanyu maze n'igihe uzamara njyewe ntazi iyo hizi Imana muri tugeze cyane icyo nzi nuko haleluya igituma uyu munsi none uriho igituma uyu munsi none ugihumeka nuko uri umushinga ukomeye w'Imana Imana muri tugeze cyane kandi Imana yuje tuganze nuko uri umushinga ukomeye w'Imana irangije Imana yakabyara ihita igira gutya yohereza umwana wayo araza avukira muri Mariya amaze kuvukira muri Mariya arakura amaze gukura atangira kwigisha ubutumwa bwiza amaze kwigisha ubutumwa bwiza igihe kiragera cyo kugira ngo akurwe muri iyi si cyangwa se igihe kiragera cyo kugira ngo asubire kwa wamutumye Imana yo muri neza cyane aravuga ngo nubwo bimeze bityo igihe cyo kugira ngo nshungure umwana w'umuntu kikaba kigeze nkaba ngiye gupfa ariko nubwo ngiye gupfa ntabwo nzamusiga nk'imfubyi ntabwo nzabasiga nk'imfubyi ntabwo nzabasiga gutyo gusa Imana yo muri tugire neza cyane irangije aravuga ngo njyewe ndagiye ariko nubwo ngiye nzaboherereza uyu munsi wa none nubwo Kristo yagiye turi kumwe nawe mu buryo bw'umufasha ntabwo yaturetse gusa ngo agenda kugira ngo ndekere aho ngaho icyari cyagenzaga ndakirangije aho yaravuze ngo uyu mushinga wanjye kuko umwanzi agihari umurwanya uko bwije ndetse n'uko bukeye ndabizi neza uyu mwanzi ntabwo asinziriye uyu mwanzi arashaka kugira ngo ananize umushinga wanjye uyu mwanzi arashaka kugira ngo yangize umushinga natangije none rero uyu mwanzi kuko agihari nanjye ntabwo ndibuze kubasiga gusa ntabwo ndibuze kubasiga ahubwo ndabasigira umufasha kugira ngo uyu mufasha azajya abasha kubanihira kugira ngo uyu mufasha azajya abasha kuza azanye ibyifuzo by'umushinga wacu kugira ngo uyu mufasha azajya aza abasha Imana y'ubuzima cyane umufasha ariwe Mwuka Wera niwe tubane n'uko bwije ndetse n'uko bukeye ndetse uyu mufasha niwe uzamukana ibyifuzo byacu kuna akagenda akavanga umushinga rero umushinga wawe dore ukereye ibi n'ibi uyu mushinga ukereye ibi n'ibi uyu mushinga ukereye ibi n'ibi hanyuma Imana yo mwijika yarangiza yabyitegereza ikavuga uko byagenda kose koko umushinga wanjye ndamutse nakoze gutya umushinga wanjye wananirwa umushinga wanjye waferinga kuko umwanzi yawinjiriye none rero kugira ngo rwagire umwanzi wo kurwanya umushinga wanjye reka mbashe kubikora Imana yo mwijika neza cyane bivuga ngo uyu munsi wa none turiho ku bwa Kristo turiho ku bw'Umwuka Wera turiho ku bw'Imana ishobora byose kuko nzi neza yuko ibyo byose ni ikintu kimwe gikubiye hamwe kibasha kuturengera uko bwije ndetse n'uko bukeye Imana yo mwijije tugire neza kandi Imana yo mwijije tuganze cyane rero nagira ngo ubwire ngo shiti y'umusaraba uyu munsi wa none ntukihebe ngo wumve muri wenyine ntukihebe ngo wumve ngo byagukomereye ndabizi neza hari igihe ugera mu bigeragezo ukagera mu ntambara ukagera mu bintu bitandukanye ukumva yuko Imana yagutaye ariko rero ubwire ngo Imana ntabwo yagutaye Imana iracyari kumwe nawe yaguhaye umufasha wo kukunihira yaguhaye umufasha wo
kukumenyesha ibizakubaho, yamuhaye umufasha wo kugira ngo igihe cyose satani akwatatse ubashe kumenya uburyo urwana urugamba. Imana yo mu ijuru itugereza cyane, kuko udafite uwo mufasha watsindwa, udafite uwo mufasha wabivamo, udafite uwo mufasha warangira vuba. Ariko kuko uwo mufasha ari kugira ngo abashe kukurengera, kuko uwo mufasha ari kugira ngo abashe kukurwanirira, niyo mpamvu tudatsindwa. Ijambo ry'Imana ryarambuye ngo impamvu mudashiraho ni ubuntu bw'Imana. Imana yo mu ijuru itugereza cyane. Rero ndajya nkubwire ngo nshuti y'umusaraba, humura kandi tuze umutima, kuko uri umushinga ukomeye w'Imana. Imana ijya kukurema irabanje kugutekerezaho. Ndagira nkubwire ngo komera kandi ushikame, wo guterwa ubwoba n'ibyo uhura nabyo, wo guterwa ubwoba n'ibyo unyuramo, kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe. Imana yo mu ijuru duhane umugisha. Nimunyemerere n'ubundi twinjire mu mwanya mwiza dusengera ijambo ry'Imana, kubera yuko Imana yo mu ijuru ihorera imaso kugira ngo ibashe kuturengera no kuturwanirira. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ikiranuka, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi, uravuga bikabategeka bigakomera. Twongeye kugushima ko turi umushinga ukomeye Mana nyir'indateka, kandi uyu mushinga ukaba warawutekerejeho. Mu izina rya Yesu Kristo, wari ubizi neza ko umwanzi ahari, wari ubizi neza ko uyu mushinga umwanzi azawurwanya, wari ubizi neza ko uyu mushinga umwanzi azawinjirira. Nicyo cyatumye wohereza Kristo akaza gucungura uyu muntu, ndetse gucungura umuntu Kristo ubwo yagarukaga mu ijuru udusigira umufasha kugira ngo abashe kugira kutubera amaso muri uru rugendo. Izina ryawe rero ryubahwe kandi izina ryawe rishyirwe hejuru kubw'ibyo wadukoreye, kandi uhora utuzirikana uko bwije ndetse n'uko bukeye. Ntabwo uzigera wemera ko umushinga wutsindwa. Urakoze Kristo kubyumvisha kandi akoze kubikoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.